Yes, ndagusuhuje cyane wowe ukomeje n'ubundi kudukurikirana na makuru tuba tugenda tubagezaho ari kubera hariya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bakunzi mwese muba mudukurikiranye kuri Dusobanukirwe TV, ndizera ko ibihe biba byagenze neza. Aya ni amakuru ndi bufatanye na mugenzi wanjye n'ubundi turi kumwe kuri mikoro ya kabiri, Anthony. Yes, ndaba ndi kumwe na Anthony nkuko mukomeje kugenda mubyumva kuri microphone. Rero tugiye kwinjira n'ubundi mu bijyanye na operation zakozwe yaba uyu munsi cyangwa ejo, ariko twinjiremo mu buryo bwimbitse, dusesengure mu buryo bwimbitse kugira ngo abadukurikirana babashe gusobanukirwa by'umwihariko. Ngira ngo ubu ngubu tayari agace ka Nyanzale M23 igafite mu biganza, nubwo bivugwa ko ako gace ubu ngubu yaba abasirikare ba Fardc yaba abasirikare ba M23 nta numwe uri kugaragara muri ako gace. Ibyo bintu operation uko yagenze uko byatangiye nibyo tugiye kubavira muzingo. Tubafite n'andi makuru menshi kandi avuga ko UNESCO ubu ngubu ngo yaje kuba ishinzwa ibintu byo gutera abakobwa babangavu inda. Ibyo biri muri bimwe turi buze kugenda tubagarukiraho. Twanzika rero reka duhere n'ubundi kuri no operation uburyo yabaye. Ese ko biri kuvugwa ko M23 yaba atariyo ngo yatatse ibirindiro by'abandi, ahubwo iyo ngo yaba yaratatswe ariko ikaza gukubitira umwanzi ahareba inzega ndetse ikaza no kumufatana n'agace k'ingenzi yari itarafata. Ntarinjiramo rero muri operation yabaye mu masaha mu gitondo. Reka mbanze nanone nibutse abakunzi bacu cyangwa se mbabwire andi makuru turi bubagezeho cyase turi bubadondosheho. Turaza kubabwira muri Goma FDLR yarasanye na Wazalendo, turaza kubabwira tubabwire twinjiremo neza tubabwire icyo baba bapfuye, kandi turababwira no ku musirikare wa South Africa cyangwa se SANDF warashe mugenzi we nawe akirasa. Ahangaha turaza kubyinjiramo neza tubabwire impamvu yabyo. Iyi Dusobanukirwe TV rero ushobora kumvaho amakuru waba wigeze kumva ahandi, ariko umwihariko wacu ni ukwinjira neza muri operation. Umwihariko wacu ni ugusobanura neza igitendo ku gitendo kamirifu neza abakunzi bacu bakabyumva. Reka rero mpite nanzika nkuko yarambajije kuri iyi operation yabaye mu masaha mu gitondo yo gukuramo Nyanzale. Iyo operation rero yatangiye mu masaha saa 11:25 z'igitondo uyu munsi tariki ya 4 z'ukwezi kwa gatatu, nibwo isasu kurindi ryari ritangiye. Gusa tuzi neza ko cyangwa se dufite amakuru atari ivumbi ko mu masaha ya saa 11 nibwo abasirikare ba Fardc n'aba Wazalendo batangiye gusheringa cyangwa se kurasa muri defense ya M23 iherereye aho bita Mabenga. Ahangaha ni hakurya cyane y'uyu mujyi wa Nyanzale. Ego harimo ibirometero bigera kuri 30 uvuye Nyanzale ugera kuri defense ya M23 iherereye aho bita Mabenga. Nk'abantu mwe rero ibi bintu ntimubifate nk'ibintu byoroshye. Urugamba ruri kugenda ruba ibirometero 30 byose kubikavaringa ukabikuramo ni ibirometero byinshi cyane, ariko biri kuvugwa ko M23 uburyo yatatsemo aba bagabo ari uburyo bukomeye cyane, ku buryo niyo waba n'ubundi witeguye n'uyo waba waje kwata kumeze gute udashobora gupfa gutsimburamo. Defense yiteguye nkuko M23 yari yiteguye mu gihe yatakwaga n'abasirikare ba Wazalendo. Ariko bivugwa ko nyuma n'ubundi ya nama basigaye barwana cyangwa se bagaba ibitero bifatanyije, yaba abatanzania yaba Barundi yaba Wazalendo yaba Fardc. Iyo bagiye kugaba igitero hari n'igihe ngo bagira gutya bagafata nk'abasirikare ba sorute cyangwa se bari abashinzwe gutega imitego cyangwa gutegura, cyangwa se bari abaterari bashinzwe kurasiya guharasingana n'ibyo mu kirere cyangwa se bino bibunda bya rutura. Ugasanga bafasha abasirikare bake bagenda babavanga, bityo force ikajya kwataka n'ubundi isa nkaho atari abasirikare ba Wazalendo gusa ahubwo bavangavanze. Ibi ngibi bivugwa ko ukurikije imbunda zavugaga muri iri joro, imbunda zari ziri muri iki gitero, bigaragara ko aba basirikare ba Wazalendo bikekwa ko bashobora kuba batari bonyine.
nukuvuga ko rero impamvu bikekwa ko cyangwa se dufite amakuru ko batari bari bonyine nuko nyuma y'iriya nama ubundi cyangwa se nkuko dusanzwe tubizi abawazarendo na Fardc imirwanire yabo muri intambara nabawoga batinya front line, batinya kurasana na M23 n'intare za Sarambwe barebana. Ni nako rero byagenze muri iki gitondo kuko basherinze cyangwa se barasira kure bakavuga bati bagatutuna bati aha hari nka defense cyangwa se M23 irahafite katurasire kure, cyane ko mu masaha ya saa 11:05 z'iki gitondo nibwo humvikanye urusaku rw'imbunda ya 12. Urumva ntago wajya gusharinga ngo sharingishe AK47 cyangwa se indi mbunda ntoya, barashishije 12 basa naberekeza imitutu mabenga kuri defense za M23. Ubwo urumva abawazarendo na Fardc ndetse nabo bacanshuro bafatanyije basheringaga amakosa ya mbere wazarendo yaba basirikare baba wazarendo yaba basirikare ba Sadeke cyangwa se abarundi, amakosa ya mbere bajya bakora nukwataka ibirindiro batakoreye reconnaissance. Nukuvuga ngo mukwataka ibirindiro mutakoreye reconnaissance cyangwa se mutabanje kujya gutata ngo mumenye ngo uyu mwanzi arangana gute, iri foko mushobora kugerayo n'ubundi bakabawumiza kuko ushobora kujyanayo force iri hasi, ushobora kujyanayo ibikoresho bitagakwiye kujya muri iyo tere cyangwa se muri urwo rugamba. Ibi ngibi M23 nayo biravugwa ko muri uru rugamba humvishijemwo ijwi ry'imbunda ya BM, bivuze ngo M23 nayo muri za strategy zayo zo kugenda ifata uduce tw'ingenzi, hari uduce ifite tuba tugenzeho imbunda ziremereye kuko nk'imbunda ya BM ntago yariri mu iyi defense, ariko nayo yumvikanye iri gukora akazi. Ari nabyo bintu noneho byaje kuvamo ko aba basirikare ba wazarendo bagira gutya bagakwira imishwaro yewe kubera ko M23 yari ifite n'izindi forces zasotse hanze muri operation, harimo patrol ya night yari itarapuringa. Bivugwa ko M23 byayoroheye cyane guhita inyanyagiza aba basirikare ubundi basubiza inyuma yewe itanaberekeza no mu cyerekezo baturutsemo. Uko byagenze rero reka ninjiye muri operation tuyibasobanurire handi ni handi cyangwa se igitendo ku gitendo. Nukuvuga ngo nkuko bizwi cyangwa se tubizi tubibona nk'abantu dukurikirana amakuru ya hariya kuri tere 5/5. Nukuvuga ngo nkuko nari mbivuze nyuma yuko abawazarendo na Fardc barashe basharinga cyangwa se bashaka kudisturbinga ngo bamenye neza aho M23 ihereye, saa 11:05 nibwo humvikanye isasu rya mbere rya 12. Nyuma yo kurasa iryo sasu iyi defense ya M23 yabaga mabenga. Urumva nka M23 iyo bakabya ahantu cyaba ari ahantu cyangwa se defense iri ahantu baba bikorera self defense, baba bafite ama operation akorwa manywa nijoro, day and night operations. Harimo ama patrol ku manywa, harimo ama surveillance, harimo ama rek kurekinga, aricyo cya kintu cy'umwihariko M23 ifite irusha bari abawazarendo na Fardc kuko bo iyo bagiye gutera cyangwa se nuko gusheringa ntago baba bakoze reconnaissance kuko iyo baba bohereje rek party cyangwa se abashinzwe kubashakira amakuru bari kuza bakavuga bati mabenga hari defense ya M23 kuri gate yabo ku burinzi bwo kuri gate bagira uburinzi bungahe, uburinzi burarwa n'abasirikare bangahe, abasirikare basimburana ryari. Akose ibyo ngibyo ntaguciye mu ijambo uri kumva byaborohera kujya kuneka M23 ukamenya uburinzi ukamenya ni strategy, ibyo bintu M23 urumva yapfa kubemera nyine ntago biborohera, ari no mpamvu barwana bira mupango. Ubundi navugaga muri formation y'intambara uko byakabaye bigenda bakabe barekinga, ariko ubu baje kiwerewere bararasa. Bamaze kurasa M23 yari ifite defense imabenga, yari ifite ama night patrol. Urumva barashe saa 11 z'igitondo, abari baje muri night patrol night operation bari batarapuringa kuko bapuringa mu masaha ya saa 12 gutyo, bari batarapuringa, bari bakiri mu kazi. Bamaze kurasaho bahise batanga amakuru. Urumva M23 yari ifite abantu yagiye deployinga abarekinga izo operation cyane zakorerwaga mu duce twa Kirumba, bigakorerwa Bambo, bigakorerwa Kirima ndetse na Katwe. Utu ni uduce turi hagati ya Nyanzale ndetse na Mabenga. No duce dukurikiranye, uhera kuri Kitwe ukaza Kirimba ukaza Bambo ukaza Kirumba
utu ni uduce turi hagati ya Mabenga ahari defense ya M23 ndetse na Nyanzale. Urumva hari hagiye hari intare za Sarambwe ziryamiye amajanja zirubite zivuga biti ziti bimeze gute. Niyo mpamvu rero bahise batanga amakuru ko Wazalendo na Fardc batangiye gusheringa. Nuvuga ngo M23 ikimenya ayo makuru ntago yahubutse ngo yongere ihite ibasubiza, ahubwo yakoze organization ibwira babandi bari muri night patrol ntibapuringa, ahubwo basana batanze inzira, baraceceka batanga inzira kuri Wazalendo, barafrakinga. Urumva bafrakinze kuko bari bafite gahunda yo kubagoteramo hagati, barafrakinga babandi bari hanze hose, noneho nabo muri defense baba ready. Wazalendo rero baje bidoga na Fardc barasa, bakumva nta ubasubije bagakomeza imbere, tusonge mbere aha turahafite tusonge mbere. Nuko baje rero baza kwisanga neza bari hagati mu maboko y'intare za Sarambwe. Aha rero havugiye isasu karahava, nibwo ba commanders bahise bafata inshingano zabo, barakomandinga urugamba, barabarasa, barabacanganyukisha kabisi. Operation biteguye neza, ubona ko Abawazalendo cya Fardc baje bira mupango batabipanze. Nyuma yo kubarasa rero currently situation iriho ubu ngubu, urumva bya cyane ko saa 11:25 nibwo gose bari bamaze gusa nabinjira namo bari kurasana. Kugeza saa 5 Nyanzale yari maze kuba clear ku ruhande rwa M23 cyangwa se umwanzi amaze kuvamo. Urumva bakere yarinze agace ka Nyanzale directly bari barangije kugaka. Area of responsibility ya Nyanzale ikontrolinzwe cyangwa se iri kumanagingwa na M23. Hanyuma rero biri kuvugwa ko noneho muri ako gace ka Nyanzale ubu ngubu yaba abasirikare ba Fardc cyangwa se abasirikare ba Sadeke cyangwa Barundi cyangwa M23 nta numwe uri kuhagaragara. Bimeze bite? Impamvu rero ubundi M23 irakubita ikimura. Iyi ni kanuni, sinzi impamvu aba Fardc n'abawazalendo cyangwa se enemy hanganye na M23 itabibona. Ni kanuni M23 ifite, ntago ifite gahunda yo gukaba umugi. Ntago mbega ngiye nabonye za ntambara bita abani war cyangwa se intambara zikorerwa mu migi, nabonye barazizi kuzikora simbizi, ariko ntago ari cyo gihe cyo kuzirwana. Umenya bazazirwana bageze igoma. Niyo mpamvu yo irakubita ikimura. Nuvuga ngo yabakubise ntago igikaba mu mugi, n'uduce twose yagiye ifata ntago ikaba mu mugi. Yabakubise ibakura mu mugi, ahubwo ikaba kando kudusozi tureba neza muri Nyanzale, ariho bagenda bagenga za mbunda z'imisada za BM wavugaga, za mbunda z'imisada bagiye bafata. Nukuvuga ngo icyo baba bagamije niki? Baba bagamije ko kuko aba Fardc n'abawazalendo ibyabo n'ugusahura no guhohotera. Iyo bamaze kubona umujyi uri karum, umujyi utuje, bawiraramo, bakawuzamo kumbi M23 ikabye kudusozi kando aho ngaho ibareba. Rero ni hahandi ujya kumva ngo ambushi, haba ambushi runaka, haba ambushi za gorira zo kubakubita, ukumva nta numwe warokotse, nukibareka bakirara mu mugi. Hanyuma kuko yo ibisa nibagose igapanga ambushi, bakazaba disturbing cyangwa bakabarasamo gato kugira banyanyagire, bo bagashaka gusohoka umugi bazi ngo baratatse, kumbi babateze ambushi kare bagashira muri ambushi. Icyo ni igitendo M23 ikunda gukoresha ahantu hose ifashe, ntago igikaba mu mugi rwagati. Yes, urakoze cyane Anthony. Ngira ngo M23 abadukurikirana bo basanzwe bayizi ndetse n'uburyo ikoramo ibitendo byayo. M23 ntishobora gukaba ahantu hatayifitiye akamaro, ari nayo mpamvu wumva yanze kugira gutya ngo yige muri Nyanzale, ahubwo ikavuga ati hari uduce tw'ingenzi turi hafi aha ngaha nitwo dushobora kujyamo, ndetse utu duce bikaba byahesha umutekano abasirikare bacu. Ariko mwabagabo ubundi mu bintu bijyanye n'intambara, haba harimo amacenga menshi. Hari n'igihe M23 yarebye Nyanzale iravuga ati iyi Nyanzale biroroshye cyane kuhadukura, ariko nanone turamutse tugiye wenda kuri kara gasozi kari hano hakurya, dushobora kugira gute, dushobora natwe kuba turi gukontorora Nyanzale 5-5. Akaba ariyo mpamvu M23 yafashe umwanzuro iravuga ati reka ndeke kujyamo hano muri Nyanzale, cyane cyane
urumva nta defense yajya mu mujyi. Abasirikare buriya baye mu 23 bazabagira gutya bahakorere patro, bahakorere uburinzi, surveillance bazipange, ariko nubundi Nyanzale kuba M23 yagize gutya igakuramo ziriya force za Wazalendo ikabigiza inyuma, abarundi kabakuramo aka gace kubigafite na gace kingira kamaro, na gace gashobora kuba irembo ryo kwinjira mu mujyi wa Goma mu gihe M23 izaba ibishatse. Niyo mpamvu rero ubona abasirikare n'ubundi ba Sadeke bari kugira gutya na Fardc hariya mu mujyi wa Goma, ubwoba bwabatashye. Ubu ngubu ndakubwira wa mugabo, nta randi kuruza iri gukora patro hariya mu mujyi wa Goma. Patro ziri gukorwa n'ibifaru, bivuze ngo n'abasirikare bari gukora patro nabo ubwabo bafite ubwoba, kuko kujya gukora patro uri mu modoka y'umutamenwa, bira bifaru buriya ntago imbunda zoroheje nka zino za ese mu giki ntagashobora kukurasa, cyangwa se twa machine gun wapi, bira bifaru biraswa n'icyo bita tanka na mati tanka nyine, ano mabomba akomeye, ano makompra za SPG9, imbunda nyine ziremereye, cyangwa se karaswa n'ubundi buriya na Launcher 7 ishobora kugira gutya igaharasinga aho hariya mu maceni yacyo yari cyarujegere, ikakibuza wenda gukora izindi muvoma. Ariko mwabagabo mwe n'ubundi ubwoba Fardc irabufite, Sadek ifite ubwoba, bigaragaza ko n'ubundi nyuma y'iyi nama, nyuma y'imyanzuro ifatiwe muri no nama yabaye hari yigoma yahuje bano bagabo bayoboye igisirikare mu bihugu bifite abasirikare hano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo, bigaragara ko nyuma n'ubundi y'iyi nama nta mwanzuro utanga igisubizo wigize uhava, cyangwa se abasirikare ubwo nimba hari amabwiriza yandi babahaye n'ubundi ayo mabwiriza arasa nka ya mbere, kuko nta kintu cyahindutse, kuko M23 zino ntare za Sarambwe ziracyawumiza bano basirikare, yaba ku ruhande rwa Sadeke ndetse na Fardc n'izindi nyeshyamba yiyemeje gufatanya nazo. Biragaragara ko n'ubundi nta mpinduka zabaye, kuko M23 n'ubundi iracyakomeza kubarasa ikabambura ibikoresho. Ese Anthony, wowe yurebye iki gisirikare cyangwa se abasirikare, mvuga abasirikare izi aduye waye mu 23 Sadeke, abarundi ndetse na zino nyeshyamba harimo FDLR na za Wazalendo, yurebye ubona ari irihe kosa rikomeye bakora kugira ngo uru rugamba bakomeze kugenda? Uko batatse barawumiza, uko batatse bararaswa bakamburwa ibikoresho. Nirihe kosa ubundi rikomeye mu bijyanye na military terminology ubona bakora mbere yuko bataka bagakwiye kubanza kwitondera? Ni wowe ubibona ute? Nirihe kosa ubona bakora rikomeye mu bijyanye n'igisirikare? Mbere yo kugusubiza kangaruka inyuma gato, hari umukunzi wacu wari twandikiye ambaza ati ese Nyanzale haba ari ahagana he? Urumva haba harimo n'abatahazi. Ese Nyanzale haba hafitanye irihe sano na Goma? Ndagira umubwire ko Nyanzale ni umujyi muto uri muri territoire ya Rushuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iyi Nyanzale ikaba yegereye Goma mu birometero byibuza wenda 130. Ibi birometero 130 rero nuko wabyumva ko ari byinshi gucya upimye umurambararo, ariko mu ntare za Sarambwe cyangwa se mu gisirikare ntago ari byinshi, kuko bakoresha imisozi cyane. Warumbajije rero uti Fardc, Sadek, abarundi, Wazalendo nirihe kosa bakora, kuko buri bitero byose baratsindwa. Ikosa rya mbere nge mbona rihari, ubundi abahigi benshi bayobya imbwa, babaye benshi mu rugamba, baba benshi mu rugamba badahuje intego. Urabona ubundi urugamba rutsindwa n'intego. M23 ifite ikirwanira kandi ishyira ku mugaragaro buri wese yabona. Fardc cyangwa se igisirikare cya Congo bo bararwanira ubusugire bw'igihugu, kamvuge gucyo, bararwanira ngo batsinsure umutwe witwaje intwaro. Bariya bajemo rero abarundi za Sadeke zose zaje ku nyungu z'abayobozi babo, zaje wenda bashobora no kuba barafataga bati ugiye kuri ka mission. Urabizi ugiye mission hari amaroense mu gihugu sigara uhembwa, ariko hari n'amafaranga ubuzakurayo. Urumva abasirikare b'abarundi ba mbere baje, amakuru agiye atugeraho, baje bazi ko baje kuyora. Ndetse na Neva mu bwumvikane bwe na Kirumba bumvikanye amafaranga Kisekedi azahereza Neva, kuko yamuhaye abasirikare.
ni ukuvuga ngo rero harimo ubwumvikane ndetse no kurwanira impamvu zitandukanye. Hari urwana avuga ati wenda narinda ubusugire, hari undi uvuga uti naje wenda kureba amafaranga sinzi icyo mpfira, kuko bageze mu rugamba, bageze ku mirongo y'urugamba babona ko bihindutse. Ibyo bitegaga ko bazaza gukora biratandukana, basanga bararwana n'intare za sarambwe zifite tactique kandi ziteguye. Fardc rero ntigipfa gutegura urugamba, kuko itegura urugamba yarekinga, ariko barwana zagara bakaba batanumvikana. Kuba badahuza rero cyane ko nk'ubu ngubu abasirikare ba Fardc cyangwa se b'abakongomani nyirizina ntago bakijya kuri front, ntibakijya ku rugamba, ahubwo bigira ntibindeba bakavuga ngo aba nibo bahembwa nibajya imbere, nibo bafata amamiliyoni nibajya imbere. Nyuma rero iyo bavuze ngo nibajya imbere byakozwe nka rimwe kabiri gatatu cyane ku Barundi. Abarundi barashira, murabyibuka twagiye tubibabwira. Abarundi cyangwa se n'aba bafatanyabikorwa baje bamaze kumenya neza ko Fardc batererana. Nyuma yo kumenya ko Fardc batererana, nabo baravuze bati abakabaye barwana twaje gufasha, badushyira imbere tugapfa, ntibanadukavaringe, ntibanadutabare. Kuko nk'iyo bumvishe atake bakunze kubabwira ati mujye imbere, cyangwa se ntibanabibabwire, ariko ba komandazi babo bagataskinga ziriya forces zaje ari surplus cyangwa se zije gutanga umusada. Bakaba bazibwira bati wenda muri operation order, bakaba bazibwira bati command uyu n'uyu urakaba hariya, ufite izi eneo, kumbi bafite amakuru ko izo eneo ziri muri danger. Rero M23 yakubita igakubita ihinguranyije kuri babandi baje gutanga umusada. Gusa ubu nabo bamaze kubimenya, iyo bari kurwana cyangwa se batatswe barwana birwanaho, barwana bavuga ngo dushaka inzira dukiza amagara yacu. Ntago barwana bafite intention yo gutsinda umwanzi, ntago barwana bafite intention yo kuvuga ati aka gace tukabakuremo ntibagafate, ahubwo barwana bavuga ngo ntabara ubuzima. Nukuvuga nukugaragaza n'ubundi bo bagera kuri tere bakagaragaza ko igikorwa bakigiyemo mu rwego rwo kugira ngo ya discipline ya gisirikare bataza guhabwa ibihano cyangwa iki ngo banze operation. Ariko yo bakigera muri operation bumva urusasi rwa mbere, bakumva machine gun, imbunda bakazikubita ibitugu, bakavuga ati dupfa kuba twagezeyo kabisa. Nuko bigenda, kuko buri igisirikare ni oda. Igisirikare ni oda, ntihazagira uwumva ko umurundi yishimiye kuba ari gupfira hariya. Umurundi yahawe oda yo kuza, umusirikare bamubwiye kuri yajya kuri ya kushoto about urumva nuvuga ngo mu gisirikare banza ukore excuses zize nyuma. Urumva nta mahitamo bafite yo kwanga kuza ku rugamba. Nyuma yo kuhagera rero bakamenya ko batereranwa, nabo barwana rwose birwanaho barangira amagara yabo, nta zindi ntego bafite. Nicyo kintu wagaruka ku ruhande rwa M23 iri organized, ifite tactique, mbega ipanga operation yabo barayipanga neza, bakayikora barekinze, bafite amakuru yizewe. Nicyo kintu M23 ikomeje gutsindisha izi za Sadeke, igatsindisha abawazarendo, Abarundi ndetse n'aba ba South Africa baje kubafasha. Urakoze cyane Anthony, ngira ngo murabyumva neza cyane. Twakomye urusyo dukoma n'ingasiri, ikintu kikwereka ubundi uburyo amakuru yacu tuba twayinjiyemo neza. Twe ntago tuvuga uruhande rumwe ngo dukoma urusyo tugakoma n'ingasire, bityo tukagaragaza amakosa agenda akorwa ya gisirikare, tukagaragaza buri muntu n'ibitendo bye, imbaraga n'urwego ariho. Ariko M23 mwabagabo mwe ntaga ari abasirikare bo guhangarwa n'abasirikare b'Abarundi, ntaga ari abasirikare bo guhangarwa n'abasirikare b'Abatanzania, kuko M23 n'abasirikare bafite imyitozo, n'abasirikare bafite tactique and skills. Umva n'abasirikare ntabona uko nkubwira muri aka kanya bitewe n'ibitendo bagenda bankorera hari kuri tere. Ariko hagati aho ngaho imyiryane, gushwana, kurasana ndetse no gufatana mu mashingu nabyo byarakomeje mu ruhande rw'umwanzi wa M23, yaba Fardc, yaba Wazarendo, yaba FDLR, yaba Sadeke, hose hari kuvugwamo ikintu kijyanye n'imyiryane. Yewe mu kanya gato
hari andi makuru yatugezeho Antoni araza kuba bituvira imuzi n'imuzingo abasirikare bo ubwabo bagashwana bagasubiranamo bakarasana. Icyo ngicyo mbere yuko nkigarukaho mu minsi yashize ngira ngo haciye nk'umunsi umwe bashwanye bapfa abakobwa ba South Africa boherejwe kuri ya mission. Abakobwa b'abasirikare ba South Africa baje hariya nubanga abawazarendo n'aba Fardc barababona bakabapfa. Ngira ngo nimba ari uko baba bari ku mirongo y'urugamba wenda wazarendo ubusanzwe n'umundi nafata n'abakobwa ku ngufu ihohotera abaturage mo hariya ntago yabona umusirikare noneho w'umukobwa noneho ibaze buriya wasa kuva baravuze kuvanga ariko numvishe Fardc na Sadeke niba hari baturanye nimba atari Sadeke n'abarundi nibo baturanye kene imagine noneho gupanga patro ukamupangana n'umukobwa amaze mu mashyamba amezi 7 cyangwa umwaka cyangwa sunarenga warangiza ukamupangana n'umukobwa mwiza uvuye hariya South Africa yisize utuvuta ari manyonga ryabona. Ibyo bintu rero nibyo byabashwanishije bari bicanye n'umusibeje rega byabaye. Reka mbadondosheho ukuntu byagenze no ukuvuga ngo South Africa yohereje abasirikare b'abakobwa hariye mucyo nakwita mission kuko babifata nka mission. Kuza rero ugasanga FDLR umuwazarendo umaze umwaka mwishyamba kuri hebu atabona n'umukobwa atabona n'uwambaye niyo civile ukamuzanira umukobwa uhumura w'ikiyobe wa mukobwa uje nawe babayobozi baba FRDC batagira intego baramutagetinze bati ngende komanda mime komanda nzamubwira nzamwemerera mfite utu allowance nzamuha yamugira na escort akamuruhura izo adabu n'ibindi nzamuhuhiramo nzamugira kivera akamutagetinga iyo mutagetinze wenda fata ko muri Sandef cyangwa se mu gisirikare cya South Africa nawe aje ku rugamba avuga ati wenda akagakobwa kazamara stress turaziranye tuzajya tuvugana. Iyo bahageze rero bareba na yingwe ejo bundi bahoze barasana ba FDLR n'abawazarendo bapfa abakobwa. Uyu munsi rero nyuma y'icyo gitero cyo gukuramo Nyanzale nababwiye ko Nyanzale iri mu birometero 130 yerekeza kuri Goma. FRDC na wazarendo Sadek n'abari abacancuro bose ntago bari disciplined aho kwitwara neza ngo barwanira icyo barwanira ahubwo bari gushwana. Uyu munsi ntibitaye ko abandi bari kuri front barwanira Nyanzale ahubwo bo bashwanye. FRDC irasana na wazarendo bapfa utuntu twaho twama conflict. Iki ngiki rero ni opportunity cyangwa se kuba bafite ariko tefebre yabo na mahirwa akomeye kuri M23. Nihuse rero sabe makimbirane gusa ya FRDC n'abawazarendo. Ubu ngubu mu kanya nabwo habaye igitendo kabisa kidasanzwe aho umusirikare wa Sandef cyangwa se wa South Africa yarashe mugenzi we yamara kumutunga umutu utamurashe nawe akawitunga mu mutwe akirasa. Uku ni kwa gucanganyukirwa kw'abasirikare bava hariya bazi ngo nje muri mission bagera hariya bagasanga ibyo bize mu bitabo cyangwa se ibyo barebaga amafaranga baje kuyora bagahura n'intare za Sarambwe bakabona ko bihindutse. Akavuga ati aho kugira ngo nzarashwe n'umuntu ntazi icyo ndwanira byagenda gucya. Ubwo urumva rero ubu ngubu imirambo ibiri yabo basirikare hatumijweho akanama ko gukora iperereza kureba ese incident ubundi yibaye hakorwa iperereza hakorwa inyigo byagenze gute byabaye sangahe bitwa bande. Nyuma yo gukora iperereza tuzababwira icyavuyemo gusa imirambo y'aba basore babiri b'abasirikare ba Sandef ikaba yamaze gusubizwa mu gihugu kiwabo. Urumva uko gushyamirana kuri hagati yabo bombi na mahirwa akomeye kuri M23 kandi akaba ari ikintu kigaragaza ko batazi icyo barwanira. Batandukanye n'intare za Sarambwe zirwanira umuturage zikaba zizi ngo nzashyika aha kandi intego zabo bashobora kuzazigeraho bitewe nuko abo bahanganye ntago bumvikana. Urakoze cyane Antoni. Ibi bintu mwabagabo mwe ibi bintu ni ibintu bibi cyane ubundi ku rugamba. Abasirikare yo bageze ku rwego rwo gutangira gusubiranamo bo ubwabo biba bigaragaza ko icyambere nta morale bafite. Icya kabiri na briefing umusirikare umeze gutyo nta briefing wamuha ngo ayifate. Urumva birumvikana bivuze ngo
ni ikibazo gikomeye cyane, yaba FRDC yaba FDLR wazarendo cyangwa se n'abasirikare ba SADC n'abandi bacancuro bose guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiyambaje bakwiye kubanza guhangana nacyo mbere yo guhangana na M23, bitewe nuko M23 ahiriyo iri organized, iratuje, iri gutegura urugamba rwayo, ariko abasirikare muzatakisha M23 mwumva ibyo barimo mwabagabo mwe barimo barashwana. Reka rero mbashimire mwese n'ubundi mwakomeje kudukurikirana, ndizera ko ibintu byagenze neza cyane. Reka nkubwire ngo ngewe kuri mikoro ya mbere nari imusesenguzi nyawe Seka, ndizera ko kuri mikoro ya kabiri naho mwagiye muryoherwa cyane n'ubusesenguzi bw'uyu muvandimwe wanje. Reka mikoro ya kabiri nari ndi kumwe n'ubundi na Anthony nkuko twatangiye tubibabwira. Reka nkubwire ngo amakuru yacu yo nakagaruka, ubusesenguzi buba bwimbitse, n'ubu ngubu imboni zacu zirimo ziragira gutya rwose zikomanga. Reka tubanze twumva ibyo baza kutubwira, turaza kugaruka n'ubundi tubagezaho ibyavuye mu makuru afatika baba baduhaye. Ciao ciao, bye.